Ese wari uzi ko ushobora gushyira password y'ijwi muri telefone yawe? Muri iyi video ngiye kwereka uburyo bwiza ushobora gukoresha ugashyira password y'ijwi muri telefone yawe, hanyuma hajya uvuga ijambo runaka telefone ikahita ifunguka, undi muntu yavuga ijambo ritandukanye n'iryo washyizemo telefone ntifunguka. Muri iyi video nakuzaniye password nshyashya. Ngiye gukwereka uburyo washyira password y'ijwi muri telefone yawe nta kintu na gito yabigusabye uretse kureba iyi video kugeza ku musozo. Waba waragize amahirwe yo kwiga cyangwa utaragize amahirwe yo kwiga, nureba iyi video ukayirangiza uraba ufite ubushobozi bwo gushyira password y'ijwi muri telefone yawe nta kintu na gito yabigusabye. Tuzatinze ibintu byinshi, reka nkwereke uburyo bikorwamo. Ariko nyabona mbere kugira ngo dukomeze, liking iyi video, ukore subscribe nimba utarayikanda. Niba ufite ikindi kibazo cy'inyunganizi ubisigaho hirya muri comment ndahita nkusubiza. Iyi video irimo ibyiciro bibiri. Icyiciro cya mbere nakwereka uburyo washyira password y'ijwi muri telefone yawe ukoresheje indimi mpuzamahanga nk'urugero Icyongereza cyangwa Igifaransa cyangwa izindi ndimi mpuzamahanga. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri nakwereka uburyo washyira password y'ijwi muri telefone yawe ukoresheje nk'ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa Ikirundi cyangwa ururimi rwo rwose ushaka ubasha kuvuga ukoresheje telefone yawe. Tudatsinze mu bintu byinshi, reka nkwereka uburyo bikorwamo. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzakora, uzafungura Google Play Store yawe cyangwa App Store bitewe na telefone yawe. Jye na Android ni Google Play Store, dore ngiyi uzayifungura. Ukimara kuyifungura uzahita uza hano muri search hano munsi. Ukimara kuza muri search hano munsi uzahita uza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano hejuru nta kintu uzahita ukora, uzahita wandikamo AI Voice Lock. Uzandika AI Voice Lock nguku mbyanditse kuri telefone yanjye. Ukimara kwareka nguku nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza uzahita ugera kuri tab imeze nguku nta kintu uzahita ukora, uzahita usikorenga muri aya application ndi kukwereka aya ngaho uri kubona kuri telefone yawe bitewe nawe ibonye kuri telefone yawe. We nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri application ingishyizeho udufresh. Iyi ngiyi yanditseho AI Voice Lock Screen, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara kuyikoraho uzahita bande ujya muri telefone yawe. Ukimara kugira muri telefone yawe nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri open uyifungure. Dore no nguku izaba imeze, uzahita ukora kuri open uyifungure. Cyane niba wari usanzwe ufite muri telefone utazi akamaro kayo, ubwo uzagenda ujya mu application yawe asanzwe hanyuma uyifungure. Uzakora kuri open uyifungure. Ukimara kuyifungura izafunguka imeze nguku nta kintu uzahita ukora, uzategereza gake ibanze ifunguke bitewe na connection zawe ufite muri telefone yawe. Uzategereza. Ukimara gutegereza uzahita ugera kuri tab imeze nguku nta kintu uzahita ukora, uzahita muri ururimi ushaka kujya ukoresha muri application. Hano harimo indimi nyinshi zigiye zitandukanye, hano wowe uzahitamo indimi ushaka kuzajya ukoresha muri application. Iyi application ururimi rworoshye muri application ni Icyongereza cyangwa Igifaransa bitewe n'ururimi wisanzura. Ariko application ndi bukwereke bwa kabiri Ikinyarwanda kiraza gukoramo, kandi iyi application urakoresha password y'Ikinyarwanda kandi bize gukura neza 5/5. We nta kintu uzahita ukora, hano uzahita muri ururimi rwo rwose ushaka bitewe n'ururimi wumva cyangwa ururimi ukunda gukoresha. Nk'urugero ngereka afatire ku Cyongereza, dore ngicyano munsi uzakoraho nguku. Ukimara kuvivura nguku bizarodinga hano hejuru nguku uri kubibona. Bikimara kurodinga uzahita ukora kuri save. Ukimara gukora kuri save uzahita ugera kuri tab imeze nguku. We nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora na next hano munsi uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora kuri next uzahita ukora kuri kano kantu kari hano hejuru mu ngune, kano kantu uri kukabona uzagakoraho. Ukimara kugakora hano uzahita ukora kuri next hano hejuru uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ugera kuri tab imeze nguku. We nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora nanitse Active Lock Screen, kano kantu uzagakoraho nguku. Ukimara gukoraho nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora ngaho dufresh hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoraho uzahita ugera kuri tab imeze nguku. We nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora nanitse Start Voice Step, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoraho uzahita ukora hano handitse OK, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ukora hano hambere dufresh hano uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ugera kuri tab imeze nguku. We nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu kizeho dufresh hano uri kuhabona. Hano uzakoraho nurangiza uhita uvuga password ushaka kujya ukoresha. Ubwo uzavuga password iri mu Cyongereza, ariko ushaka guhindura ururimi ushobora kuba wakora hanga dufresh hano hejuru. Ushobora kuba wakora nguku hano ukaba washyiramo Igifaransa, Igishinwa bitewe nyine n'ururimi wisanzura. Ariko twebwe reka dukoreshe Cyongereza nguku uri kubona kirimo. We nta kintu uzahita ukora, rero uzahita ukora kuri kano kantu uvuge password yawe. Nk'urugero twebwe tugiye gukoresha, reka dukoreshe good morning. Tuzakora tunaza tuvuge good morning. Good morning. Tayari urabona ko tukimara kuvuga good morning, urabona ko good morning yacu ise yandika hangaho. We nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora nanitse continue. Gusa uzabanza urebe ko ibyo uvuze ari byo byanditse hangaha, hano usanga atari byo byanditse hangaha. Uzakora back gakeya usubira inyuma kugira ngo utazibeshya password wayishyiramo bikanga. Uzahita ukora nanitse continue, nusanga ibyo uvuze bihuye n'ibyanditse hangaha uzakora hangaha kuri continue uzakoraho. Ukimara gukoraho nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora ngaho dufresh hano uri kuhabona, hano handitse choose question hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora hano uzahita uhitamo ikibazo icyo ari cyo cyose ushaka bitewe n'icyo ushaka nyine. Wowe wahitamo icya mbere, wahitamo icya kabiri, waba utazi uko gisobanuye. Wowe nk'urugero twebwe reka dufatire kuri iki ngiki baduhaye, yenda nk'urugero nk'iki ngiki uzahita ugivivura nguku uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ukora nanitse save. Ukimara gukora kuri save hano uzahita wandikamo ijambo ryaryo ryose ushaka.
ijambo wanditse ahangaha ni muri cya gihe uri gukoresha ririya jwi washyizemo hariya bikanga, hano hantu ushyiramo ijambo nyine kugira ngo uzajye urikoresha mu gihe password yanze y'ijwi nyine, kuko hari nk'ukuntu uri mu rusaku cyangwa uri nk'ahantu yenda ugasanga nyine ijwi ryawe ntabwo riri kumvikana neza, hano hantu nyine ushyiramo ikibazo nyine kugira ngo ijambo wanditse ahangaha uzajye urikoresha ufungura telefone yawe mu gihe wibagiwe, mu gihe uri kuvuga ijambo ntibyumvikane neza. Hano uzandikamo ijambo iryo ari ryo ryose ushaka. Twebwe reka twandikemo Etienne Tech nk'urugero nyine, n'urugero tugiye kwifashisha. Ukimara kwandika Etienne Tech nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora nitse save, hano uri kuhabona. Ukimara gukora kuri save uzahita ugera kuri tab imeze kunguko, nta kintu uzahita ukora, kano kantu uzahita ugafungura nguko nguko, uhita ukora kuri arrow. Ukimara gukora kuri arrow uzahita ugera kuri tab imeze kunguko. Ubu kano kantu tumaze gushyira password y'ijwi muri telefone yacu. Ubu muri cya gihe hazaga password muri telefone yacu hazajya hazamo password y'ijwi, noneho tuvuge rya jambo ryacu twahisemo, noneho telefone yacu ihita ifunguka. Ubu n'uburyo bwa mbere ushobora gushyira password y'ijwi muri telefone yawe nta kintu na gito yabigusabye. Turatsinze nk'umuntu byinshi, reka dukomeza n'igice cya kabiri mwere ku bundi buryo wabikoramo kuri telefone yawe nta kintu na gito yabigusabye. Ku musozo w'iyi video turasuzuma ko ibyo twakoze byakunze koko byanyabyo. Dushyizemo password y'ijwi mu cyiciro cya mbere, tugiye guhita tujya no ku cyiciro cya kabiri mwere ku buryo bikorwamo. Tuzahita dukora back gakeya dusubira inyuma, ariko mbere kugira ngo dusubire inyuma reka tubanze dufunge iyi ngiyi kugira ngo tuze gutestinga icyarimwe nguko nguko. Uzahita ukora kuri kano kantu gakufunge nguko nguko. Password y'ijwi tumaze kuyifunga, mwetse uburyo wayishyiramo, muretse no buryo wayifunga muri kano kanya. Ariko ku musozo w'iyi video ndakwereka uburyo watestinga neza ko byakunze. Uzahita ukora back gakeya uve kuri application. Nizera ko iyi application utari buze kuyibagirwa, uza kugereza kuri telefone yawe, ukari buze kumbwira muri comment niba yakunze. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita ukora, uzahita ufungura nanone Google Play Store yawe cyangwa App Store ya telefone yawe ukoresha. Njye Android ni Google Play Store, dore ngiyo uzayifungura. Tukimara kuyifungura urabona ko dusanzemo ya application yacu, we nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu ka back usubira inyuma, nanone ukore back usubira inyuma, uhituza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano hejuru nta kintu uzahita ukora, uzahita wandikamo voice lock screen app lock. Uzandika nguko nguko, ukimara kwandika nguko nguko nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora search gakeya utegereza. Ukimara gutegereza uzahita ugera kuri tab imeze kuko we nta kintu uzahita ukora, uzahita usikoringa muri ama application uri kubana hano kuri telefone yawe, nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri aka application aka ngaki zidu fresh, kano ndakeka uri kukabona, uzagakoraho nguko nguko. Kano kantu ndakeka uri kukabona neza, uzagakoraho. Ukimara gukoraho nta kintu uzahita ukora, uzahita ukesitara kabanze kaje muri telefone yawe. Gusa wowe niba rusanzwe ufite muri telefone yawe aho ni sawa cyane, uri umuntu w'umugabo cyane. Ikimara kujya muri telefone yawe nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri open uyifungure. Ubuza bamaze kuyesitara nyine yamaze kugera muri telefone yawe, cyangwa ujye muri application zawe bisanzwe, hanyuma ukore kuri open uyifungure. Twebwe reka tuyifungurire aha ngaha, uzayifungura. Ukimara kuyifungura izafunguka imeze ukunguko, we nta kintu uzahita ukora, uzategeza gakeya wihanganye banze ifunguke. Ikimara gufunguka uzahita ugera kuri tab imeze ukunguko, we nta kintu uzahita ukora, uzahita muri ururimi rwari rwose ushaka. Nanone nk'urugero twebwe reka dufatire ku Cyongereza, dore ngiki hano hejuru uzakivivura nguko nguko. Ukimara kukivivura nguko nguko uzahita ukora kuri kano kantu karano hejuru, aka ngaka kuri kukabona, ndakeka neza uri kukabona, dore ngaka uzagakoraho. Ukimara kugakoraho uzahita ukorana nitse next hano munsi uri kuhabona, uzakoraho. Nanone uhita ukora kuri next, nanone wongere ukore kuri next, nanone wongere ukore kuri start hano munsi iri kuhabona, uzakoraho hano kuri start, ndakeka muri kuhabona, uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ugera kuri tab imeze ukunguko, we nta kintu uzahita ukora, uzahita ukorana nitse active lock screen hano hejuru uri kukabona. Kano kantu ndakeka uri kukabona, ndimo ndagendesha video gakeya kugira ngo utaza kwibeshya, uzahita ukoraho nguko, uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ukorana nitse allow access hano uri kuhabona, uzakoraho. Ukimara gukoraho uzahita ukora hano kizidu fresh hano hambere, uzakoraho. Nanone uhita ukora nitse allow access hano uri kuhabona, nanone uhita ukora kuri allow, nanone uhita ukora kuri allow access, nanone ukore kuri allow. Ukimara gukora kuri allow nta kintu uzahita ukora, uzahita uvivura kano kantu ka voice lock hano uri kukabona, ndakeka ari kukabona. Nyine muri application harimo password nyinshi zigiye zitandukanye, ushobora gukoresha iriya password ya partner lock, ushobora gukoresha password ya pin, ushobora gukoresha password ya finger. Nyine unyuze muri application nyine urabona ibintu byose birimo, ariko twebwe nk'intego yacu ya video tugiye gukoresha password y'ijwi. Uzahita uvivura kano kantu rero ushyizeho du fresh, ndakeka muri kukabona kano ka voice lock, kano uzagakora ukavivura. Ukimara kukavivura nguko nguko uzahita ukorana nitse setup now hano uri kuhabona. Ukimara gukora uzahita ugera kuri tab imeze nguko, we nta kintu uzahita ukora, uzahita ukorana nitse setup now hano hejuru uri kuhabona, hano kizidu fresh ndakeka muri kuhabona. Ukimara gukora uzahita ugera kuri tab imeze nguko, we nta kintu uzahita ukora. Ushobora hano kuzasangamo igifaransa, Espanyol, bitewe nyine ruri musanzemo, we nta kintu uzahita ukora. Hano hari English hano uri kuhabona, gusa nawe nusanga harimo English nta kintu uzahita ukora, uzahita ukoraho. Ukimara gukora uzahita ugera kuri tab imeze nguko, hano hari indimi nyinshi zigiye zitandukanye, wowe uzahitamo ururimi rwose ushaka. Hano harimo n'Ikinyarwanda, Ikirundi nakibonyemo. Urugero reka dushakishemo Ikinyarwanda kugira ngo mutaza kugira ngo nababeshye. Uzasikuronga gakeya wihanganye, uzasikuronga gakeya, ndimo ndashaka uburyo nagera ku Kinyarwanda byoroshye
muri hangana nyine ndimo ashakamo ikinyarwanda kugira ngo umuntu uri buze kureba iyi video akoresha ikinyarwanda ataza kuvuga ngo yakibuze kandi mu by'ukuri ngewe nakibonyemo. Uzascrollinga gakeya nyine ushakamo ikinyarwanda. Ndimo rashakamo ikinyarwanda mbe mwihanganye gakeya mbanze mbereka ku bantu muvuga ngo ikinyarwanda ngo muzamo mukakibura. Hari ukuntu nanga video gasanga nyine ngo ikinyarwanda mwashimo murakibura kandi mu by'ukuri ikinyarwanda cyari kiri. Muzascrollinga gakeya wihanganye. Gusa nyabona mu gihe tugiri gushaka ikinyarwanda niba uri mushyashya kuri YouTube channel wakora subscribe ukalikinga iyi video. Gusa wewe tusanzwe tubana nawe walikinga iyi video wafite ikibazo inyunganizi cyangwa ikindi gitekerezo cyangwa icyifuzo ukahita ubisigaho muri comment kuko ngiye nkuko nabibabwiye ndahari ku bwanyu kandi ngiye nzabafasha buri kimwe cyose mukeneye gukorera online. Buri kintu cyose ukeneye kwiga online nzajya nyigufashamo. Icyo usabwa no gusiga igitekerezo cyawe muri comment cy'ikintu ushaka kumenya kuri telefoni yawe. Urabona hano ikinyarwanda tuzi tukigeraho nguku dore ng'icyano handitse ikinyarwanda hano hariho n'udukubo Rwanda uzahita ukivivura. Ariko twebwe ntago tugiye gukoresha ikinyarwanda tugiye gukoresha icyongereza. Ubwo niba ari ikinyarwanda uzahita uvivura kano kantu nguku nkavivuye nurangiza uhita ukora handitse apply hano hejuru hano munsi ukuhabona. Ariko twebwe reka dukifatire ku cyongereza kugira ngo ibintu biza kugera neza. Ngiye nikundira password y'icyongereza gusa n'ikinyarwanda nyine birakunda uretse ko nagikoresheje. Ariko reka nze nyine bw'ikinyarwanda nizere ko wowe wakibonye banje kukikwereka. Urabona hano reka duhitemo icyongereza English ariko reka dukore back. Urabona icyongereza kise kizamo nguku uzahita ukora handitse next hano hejuru mu nguni ukoreho. Ukimara gukora hano uzahita uvuga password yawe ushaka. Niba ugiye kuvuga yenda umwana, umwami, umukunzi bitewe nyine n'ijambo ugiye gushyiramo nyine rya password. Ushobora gushyiramo izina ryawe, ushobora gushyiramo ikintu icyo ari cyo cyose nyine ushaka. Uzahita ukora kuri kano kantu nyine kano kari code uzahita ukoraho uvuge password yawe. Nk'urugero twego kuko twavuze icyongereza reka dufatire ku cyongereza tuzahita tuvuga yenda none reka tuvuge good morning. Good morning. Urabona ko tukimara kuvuga good morning urabona ko ise yandika muri application. Urabona hano hahise handika good morning. Ubwo uzareba neza ko ibintu wavuze bikora n'ibyanditse ahangaha kugira ngo utazavuga iryo jambo ugasanga wibeshye ugasanga n'ibyahwe kuko ari nk'ukuntu ushobora kuba uri kuvuga password yawe ugasanga nk'undi muntu ahise avugiramo ku ruhande ugasanga ibintu bise byandika ugasanga bibaye ngombwa ko nuzajya uri gukoresha iyo password uzajya uvuga n'uwo muntu avugiye ku ruhande ugasanga arimo. Wowe nta kintu uzahita ukora nubona bihura uzahita ukora ndetse yes next hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ukora kuri kano kantu kavi kano kari hano hejuru kano kantu uri kukabona. Ukimara gukora nanone uzahita ukora ndetse choose your question hano uri kuhabona uzakora uzahitamo ikibazo icyo ari cyo cyose ushaka. Hano wakimenye waba utazi icyongereza waba uzi icyongereza hano nta kibazo rwose uzahitamo icyo ushaka uhita ukora ndetse apply. Cyona gukora kuri apply hano uzahita ushyiramo ikintu ushaka icyo ari cyo cyose. Nk'urugero reka dufatire kuri Etienne Tech uzabyandika nguku ukimara kwandika nguku bitewe n'ibyo wahisemo nacyo uzahita ukora uzahita ukora ndetse apply. Ubwo iri jambo twanditsemo ahangaha muri cyagijwe ryacu ryanze ushobora kuba warikoresha nyine nka password uzahita ukora kuri apply. Ukimara gukora kuri apply uzahita ugera kuri tab imeze nguku. Noneho tugiye gusuzuma noneho ko ibyo twakoze ari ibyanyabyo koko byanyabyo. Rero uzahita ukora kuri kano kantu uhita uvuga ya password yawe. Ubwo tugiye kuhita tuvuga twahise tuvuga good morning. Ubwo tugiye gukora aho tuhite tuvuga good morning mubyirebere. Good morning. Urabona ko bise bikunda urabona ko tuze tugera kuri ya taburo twahereho dushyira password. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Rero ubu nibwo buryo ushobora gukora ushyira password yijwe muri telefone yawe. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane birakunda ku ndimi zazo zose. Application ya mbere irakunda ku cyongereza gusa ariko iyi application ya kabiri irakunda ku ndimi izarezo zose ushaka. Rero niba ugeze kuri uyu munota ukabona iyi video yagufashije liking video kuri subscribe niba utarayikanda. Ikindi kandi niba hari n'undi muntu uzi iyi video yagira umumaro imusarize kugira ngo amenye kano kantu kuko kano kantu urabona ko ari akubwenge cyane. Sawa rero mugira ibihe byiza ndabakunda cyane. Dusubire muri video ikurikira ngiyi zasubiza ikibazo zabambirije mu munsi muri comment. Ciao ndabakunda cyane.